munyarwanda umunyarwandakazi nawe inshuti y'u Rwanda. Tariki ya 14 z'Ukwakira ni itariki twizirizaho Ingabire Day. Ni umunsi washyizweho mu kuzirikana imfungwa zose za politike cyangwa zizira ibitekerezo mu Rwanda. Ni umunsi wo kwibutsa ko duharanira ko izo mfungwa zose zifungurwa kandi ko mu Rwanda habaho demokarasi. Ikibazo cy'imfungwa za politike cyangwa zizira ibitekerezo twese kiratureba. Uti ese nafashe iki? Hari byinshi wakora aho waba uri hose. Tariki ya 12, iya 13 n'iya 14 z'ukwezi k'Ukwakira 2018 ni wikendi yo kuzirikana izo nzirakarengane zose. Kuri wowe wemera Imana ishobora byose, ifatanye n'abandi mu gikorwa cy'amasengesho ya wikendi igenewe gusabira imfungwa zose za politike n'izizira ibitekerezo. Abayisilamu ni kuwa gatanu tariki ya 12, abadivantiste ni ku isabato tariki ya 13, abandi bakristo bose ni ku cyumweru tariki ya 14 z'Ukwakira. Ifungwa rya vice president w'ishyaka ryacu n'umunyamabanga mukuru wacu narafunze, hari n'abandi barwanashyaka bafunze, hari n'abandi bafunzwe nka Diane Rwigara, ba Mushayidi bakirimo. Abo bose nabo bari mu byo ngiye kugerageza gusaba ubutegetsi kwereka ko gufungwa umuntu kubera impamvu za politike byangiza isura y'igihugu kandi nta nicyo bimari ubutegetsi, ahubwo butesha isura igihugu cyacu kandi tugomba ku gihugu gifite isura nziza. Umunsi wa Ingabire Day hari icyo nawe wakora aho waba uri hose. Saa 6 z'ijoro zuzuye tariki ya 14 z'Ukwakira igitangira, niba uryamye byuka, niba wicaye haguruka, niba ugenda kandi hagarara kandi uhagarare bwuma. Fata iminota 5 uzirikane imfungwa zizira akarengane. Shimira kandi uzirikane imirimbanyi za demokarasi zifunzwe zizira ibitekerezo byubaka. Zirikana izo ntwari zifungiwe hirya no hino mu Rwanda, izizwi n'izitazwi, zizira gusa gusaba ko uburenganzira bwa buri munyarwanda uwo ari we wese n'ubwawe burimo bwubahirizwa. Nta joro ridacya kandi abishyize hamwe nta kibananira. Harakabaho intwari mu Rwanda.